dugukorera Imana ajya kubana bese amavuta ngewe ndi gushaka ari gutuma mbyara abana b'abazungu natemberanye abana kuri Noheli muri rompuwe bangiye nyine bose mbona uza amafaranga twamanukanye abazungu abacu rukada amavuta ndi gushaka ngende mesha abana nzabyara mu masengesho ati nshaka umwana mwiza ushaka kubyara undi mwana bana n'umwe nzabyara oya seka njye abana nsigaje inyuma ndabazi oya nukuri none uzabajya pa kugize senka ngewe ibingibi biri kuba mu matorero Riziki nta muntu utamuzi yego njya mukurikirana yarabihanuye yego yavuze yuko Imana ije gukura imyanda mu matorero yego kubuye abasambanyi kubuye abajura iravuga ngo irakubuye ihereye n'imbere yego nimara gukubura yimike yego nimara kwimika izasuka umwuka wera Imana yabimitse muri icyo gihe hatarabaho n'amashuri menshi ngo asakare mu bwenge bwa kiriya gihe bwari buhagije noneho ubu kubera ko turi mu iterambere rero kandi pe hano kuri hari ibintu umuntu akora kubera ubujiji umuntu wiza atakora pe hari ibintu umuntu utarize akoreshwa n'ubujiji ubu ngubu atakora yarize kuko nk'ubu nanjye nize teoloji ho baratwigwe dutanga agakiza hari abantu baje kizira cyarinjiye kimaze kwinjira ibintu birasobana biragenda abantu biyitirira ibintu batari byo ibintu byari iby'Imana urusengero rw'Imana ari urw'Imana biza guhinduka business umuntu wese yiyitirira izina ry'Imana kandi atari ryo rero ibi bintu ubu bigomba kujya mu murongo bihagazemo kuko Imana yaduhaye ubuyobozi bwiza yego bararebye babona nabo ibintu biri gupfapfana basanga business zashinzwe mu matorero umuntu wese ari kwita pasiteri kandi atari pasiteri yego uzinga Imana iravuze bari gutanga amaturo adafututse kugira ngo bagusengere no gutanga amafaranga birumvikana umuntu wese akiyitirira izina ry'Imana kandi atariyo rero ibi ngibi itorero ryinjiyemo nyine leta we leta buyinjiye no mu matorero gute nyine barafunga baravuga bati ubu ni ukuvuga ngo iri torero ritemewe ni ugufunga kurirwa murindagiza abantu guhera ku wa mbere baba mu nsengero badakora yego reka tubasuhuze cyane kandi tubifuriza ibihe byiza ni kenshi tuboneka tuganira byinshi bigiye bitandukanye nk'abagenzi bagana Isiyoni ni umukozi w'Imana umanuzikazi cyane byahamye yitwa Evangeliste Alice akaba ari uwamya kugenda umugore w'amateka kandi afite byinshi byo kuvuga Imana yamuhaye byinshi muri we kandi imukiza ko nk'inzagwa imuha gusoma inzandiko yamurinze gusoma inzagwa imuha gusoma inzandiko za Yohana na Paulo nande na Matayo n'abandi benshi cyane ngaye ngo turakwakiriye murakoze meze neza turashima Imana Yesu yarakoze yagize neza nawe urabibona nawe ndabibona ibintu yakoze nijya yishimye ariko iwawe mugabo yakubona bura nta wumva nezerewe mugabo yakubona nta wumva nezerewe nawe arabizi kubera ko anywa agacupa buriya yawe agacupa ashobora yego Alice we Imana agukijije gusoma nyije gusoma inzoga nsigaye nsoma inzandiko yego za Matayo za Yohana za Mariko yego n'izindi ntumwa yego n'ubutumwa bwiza bwo Paulo yagiye abwandika yandikira amatora agiye atandukanye aha tugize umugisha wo kubana na Alice rero murakoze Alice we umeze neza ndashima Imana umuryango uraho umeze neza umuryango umeze neza umutwara araho wa mutware wawe Imana imuhe umugisha pe umuntu uvuze ati rwose nitwabanye tukiri bambe nitwasezeranye tukiri batoya ngo dukore ubukwe ariko imyaka tugezemo tugomba gusezerana sibyo ni by'agaciro Alice mu myaka ya 40 n'ingahe hafi n'itanu n'umutware we ndasanga we afite nka 50 simbizi 52 oya be babeshya
aravuga ati birakwiye ko noneho dusezerana Arisa karame Arisa wabigiye njute kugira ngo ukizwe uri kumwe n'umugabo wawe noneho uzinukwe byeri hanyuma numara kwizinuka uzinukwe uburaya bwose wari warakoze ndetse na cya Kigali cyose ukibagirwa n'ibigare buri abantu ntagendana nabo ngewe Arisa wabigiye njute ni imbaraga z'Imana nizo zidushoboza yego Imana yihamagaye umuntu ifite igeni baramugeneye mu kumuhamagara kwayo nge nahamagawe n'Imana sinihamagaye abavuga ko ntandayikizwa ahubwo se wabonye indayakishijwe wakwifuza no gushaka uwo mu bipangu avuga ngo ntandayikizwa ngo yagiye mukizwa ku munwa ku mutima ntabyo oya mugifite irari ryabyo oya wenda usibye ko nkijijwe ubu maze imyaka 9 ubu ngize imyaka 44 ndumva hari amarari ntigeze kuva nava mu mazi menshi ngewe nazukanye na Kristo ahita umwuka wera umaze imyaka 9 ukijijwe ni 9 yego cyangwa 10 10 gutyo uhita ugira n'umwuka wera ngewe mvuye mu mazi menshi mpfanye na Kristo nzukanye nawe yampaye umwuka wera yego niwe wambujije ibyo byaha byose yego ntiwongeye kubisubiramo ntago binabaho nyamara Yesu yarakoze yakoze akazi kandi nasanze ari inyungu zanjye ibi nicayemo ureba ni inyungu zanjye kubaho ni Kristo gupfa ni inyungu ku Kristo wese ukuri nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru ndimo sigaye ngendera mucyo ukuri Yesu umukiza niwe mucyo amena amen ubwo byari ngombwa yuko nako tukaririmba kumwuka wera ari kumwe natwe amen Imana ishimwe cyane ihimbaza Arisa we karame bantu usenge ndagaruka niko Imana numva rwose yaza kudufasha ariko twasenze Imana nziza Imana ishobora byose amen turagushimiye kuri uyu munsi kuri iki cyumweru yego kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa 3 watugiriye neza waraturinze imyaka itambutse yego none tugejeje no mu kwezi kwa 3 kwa 2026 turacyavuga izina ryawe bikemera abandi baracecetse barazimye baraguye ni imbaraga zawe waduhaye izo turazishimiye ndazishimiye ndi kuri iyi kamera ntabwo nari nzi ko wangirira neza gutya ntabwo nari nzi ko wangira umubyeyi nk'uko unsa wangiriye neza wankuye kure mu magana menshi y'abanyabyaha none nicaye kuri mikoro mbwira neza y'Imana abanyarwanda nabonye icyubahiro n'ikibi cyawe komeza udushoboze kandi uturengere n'abateza aya abatwi iri jambo n'ubu buhamya bigira ahantu bibakura kandi bigira ahantu bibashyitsa bamenye ko ari wowe wenyine ukura kure ukagira aho ushyira umuntu wasenze izina ryawe niribanguke tutangirane nawe nk'Imana kandi dusozanye nawe nk'Imana umwuka wera tuyobore w'umugenga mu izina rya Yesu amen amen Imana ishimwe cyane Imana ihimbazwe yego Arisa we usengera he nsengera muri ADPR mu itorero rya ADPR itorero ryanjye na ADPR hariya ku Muhima yego niho ngisengera yego sinzanahava none se ari karame ibivugwa muri ADPR ujye byumva ndabyumva none se irebye ubona ibi bintu bizashiramo bo ibintu bire muri ADPR umunyarwanda we yaravuze ngo ibyaje bihimwa n'icyabizanye bihimwa n'icyabizanye akaje gahimwa n'icyakazanye akaje karemerwa kandi akaje karemerwa ibi bintu nitwe twabyikururiye kubera iki gute ADPR 95 muri 95 ndayizi 95 9 no muri 90 ndayizi ko nari mukuru wari mukuru umwuka wera wari uri muri ADPR 93
95 96 97 98 99 ntabwo ugihari. Ibintu byarivanze irondo ryivanze n'abajura n'amabandi. Nyine iyo urebye ubona ari ihe mpamvu? Impamvu y'izi ngaruka zose ni ukudakizwa neza. Ubivuga gutyo ushingiye kuki kandi abahanuzi mwarahanuraga? Twarahanuraga ariko mu guhanura ntabwo ari twebwe dutanga agakiza. Hari abantu baje kizira cyarinjiye, kimaze kwinjira ibintu birasobana biragenda, abantu biyitirira ibintu batari byo. Ibintu byari iby'Imana, urusengero rw'Imana ari urw'Imana, biza guhinduka business. Noneho bihindutse business rero sanga bari muri ADPR bafunguye amacaci, babigira ubucuruzi. Umuntu wese yiyitirira izina ry'Imana kandi atari ryo. Rero ibi bintu ubu bigomba kujya mu murongo bihagazemo, kuko Imana yaduhaye ubuyobozi bwiza. Yego. Bararebye babona nabo ibintu biri gupfapfana. Basanga business zashinzwe mu matorero. Umuntu wese ari kwita pasiteri kandi atari pasiteri. Yego. Umuntu ari kwita umukozi w'Imana atari umukozi w'Imana kubera business. Inyungu n'amaronko y'ibyo ashaka we kugambirira. Yego. Leta rero irarebera irasanga abaturage bayo bagiye gupfa nabi. Kumva abahanuzi ngo Imana iravuze bari gutanga amaturo adafututse kugira ngo bagusengere no gutanga amafaranga. Birumvikana. Umuntu wese akiyitirira izina ry'Imana kandi atariyo. Rero ibi ngibi itorero ryinjiyemo nyine leta. We. Leta buyinjiye no mu matorero. Gute nyine? Barafunga. Baravuga bati ubuntu kuvuga ngo iri torero ritemewe no gufunga. Cyo kurirwa muri ndagiza abantu guhera ku wa mbere baba mu nsengero badakora bazana amaturo. Mbese nutwo umuntu yiteganyirije agatuzana mu rusengero. Akoza amaturo avaho ubundi. Ni kwa kundi nyine. Abajura barayazana. Yego. Amanyanga munakemera agakora n'amanyanga akiyitirira ikintu ari cyo kandi atari cyo, amafaranga bakayamuha. Jewe nzi nk'ahantu muhanuzi yagiye aravuga ngo izi ntebe ngo zisohoke, ngo zirimo ibirozi, barazisohora ububati barasohora, barabijyana ngo ubwo ngo agiye kubikora deliverance, ngo basohore ibyo ngibyo kuko biroze binjiza ibindi. Abo barabatubuzi binjiye mu matorero, barimo barahombya abaturage ba leta. Nuko byabye leta yabyinjiye bisengerera zifunga. Leta yimika Izayi. Ati niwe ugomba kuyobora. Leta Izayi nawe rero azafite ikoranabuhingwa mu maso yiwe. Avuga ati ibi bintu ikoranabuhanga. Harimo amabandi. Harimo amabandi. Ugomba kuyirukana. Apotere. Abashumba. Umuntu ntiyigeze no mu wa mbere abaye umushumba. Arabirukana. Aravuga ati ibi ntabwo bisobanutse. Harimo amahene, harimo ingurube, harimo inka. Ntabwo bibaho. Ariko bararara basambana bakarara biba. Biyitirira izina ry'Imana. None ibyo Izayi yakoze uramushyigikiye? Yewe neza yakoze ndamushyigikiye. Ariko harabo yirukanye bababaye. Oya. Kubabara se none se Izayi ntabwo ari we wimika. Himika Imana. Nyine Imana irimika irabanza ikimura. Tugiye mu gitabo cya Samweli 16. Yabwiye Samweli iramubwira ngo ndashaka kugutuma kwa Yesaya w'i Betelehemu. Iramubwira ngo ndumva ashaka kwimura. Njewe narangiza nkimika. Yimuye Sawuli yimika Dawidi. Kubera yuko ari Imana yimika. Yego. Ibi ngibi biri kuba mu matorero. Riziki nta muntu utamuzi. Yego. Njya mukurikirana yarabihanuye. Yego. Yavuze yuko Imana ije gukura imyanda mu matorero. Yego. Kubuye abasambanyi, kubuye abajura. Iravuga ngo irakubuye ihereye n'imbere. Yego. Nimara gukubura yimike. Yego. Nimara kwimika izasuka umwuka wera. Niyo yabikoze buriya ntago ari Imana, ntabwo ari abantu. Nta nubwo ari na Izayi,
nta nubwo ari na perezida wafungishije insengero, ni Imana yabikoze. Yego. Twari turi muri ADEPR gusa, izindi zo turaza kuza kuzigeraho ku ruhande rwazo. Hanyuma ADEPR iravuga ngo ntabwo abashumba bizi bakwiye kubaho, bambe bakwiye gukomeza kuyobora gushumba muri ADEPR, ndetse n'abarimu batize bakurwaho. Hanyuma iyo urebye ubona batarubikiwe imbehe, kandi iyo bitunze imiryango yabo baryaga amaturo, none ntibakiyabona. Ubu ni zatara barenganyije ko nta n'imperekeza zabahaye. Oya, ntabwo ari Izayi wabarenganyije, ahubwo ni Imana iri gukora umukwabo nyine. Abo bana bazabanza basonze, abarimu babanze bababare, abapasitori bababare, ariko nibakomeza kurinda izamu ryabo bagahagararana n'Imana ishobora byose, havaho uriya. Nasanze umuntu wabaye umwami, uzi ko niyo yapfuye akomeza akaba umwami. Urugero, igishushanyo cy'ibibera mu isi gisimbura ibizabera mu ijuru. Ni igishushanyo kitwereka ibizaba, ibiri kuba, ibishushanyo bizabera mu ijuru. Tutagiye kure, njyewe ndi mukuru. Ubu hariho umwami wacu twemera, umwami w'u Rwanda, Perezida Paul Kagame, aho ari yubahwe. Yego. Mbere atarajyaho hariho njyewe nzi ni Habyarimana. Niwe wamenye? Niwe namenye. Yego. Noneho kubera ko atakiriho, tukaba turi kuyoborwa na perezida wacu dufite, ariko nawe ntibyakuyeho ko mu gihe cye yari umwami. Yari umwami. Kandi ubu ngubu aracyavuga. Uzi, ntabwo bibaho, ntabwo azanibagirana. N'umugore waravugwa, n'abana baravugwa, n'abuzukuru n'abuzukuruza, n'ubuvivi ntibyakuraho izina rye. Akwiye kuvugwa yakoze ibintu bibi. Hoya, nyine ni ukubera ko yari we muri icyo gihe yakoresheje amarangamutima yiwe, akoresha amarangamutima yiwe, amukoresha ibitariho, kugira ngo nyine agire wenda ibyo abangamira, akoresheje itegeko ry'uko yari umwami icyo gihe. Noneho dore impamvu atavaho, izina rye rikomeza rikavugwa mu bintu, ikintu kitubabaza nuko ritavugwa mu byiza. Na ba Rudahigwa, mbese ntabwo byakuraho ko bakomeje kuba abami. Nuko twatomboye tukabona undi. N'urugero twatanga reka twikomereze. Noneho bishatse kuvuga ko na pasiteri, nubwo atari mu nshingano z'uko ari umupasiteri, ariko azakomeza we nashyigikira amavuta Imana yamuhaye, ariyo yamwimitse kera, agakomeza akaba umupasiteri mu mutima. Ariko ngira ngo ibi byabayeho muri iki gihe by'amadini n'amatorero na kera, ngira ngo byabagaho. Bibiliya tujya twumva ngo yakoze imyaka ini aratanga, cyangwa se Imana imukura ku ngoma gutya na gutya. Bivuze ngo si igitagaza ko umupasiteri Imana yamuhagarika. Ntabwo ari igitangaza. Kuko hari uwo twaganira hamwe ngo ntabwo Imana yabirukanye, ngo ahubwo yabaye ibahagaritse mu byo bakora, kuko akazi kari kabaye gakeya, insengero zifunzwe. Ikindi Imana ikunda ibintu byiza, avuga ati koko tugomba kugenda n'ibigezweho, yagiye abantu bize. Ayo nkibaza, iyo Mana ntabwo yabonaga ko batize na mbere yose? Oya, yarabirebaga ko batize icyo gihe ibimika. Ubundi kera ku bw'abashumba, nari mfite musaza wanjye rega n'umushumba, ari mu bahagaritswe. Reba umuntu wari ushumbye adafite na toronkome, urumva? Noneho Imana yabimitse muri icyo gihe hatarabaho n'amashuri menshi ngo asakare. Mu bwenge bwa kiriya gihe bwari buhagije. Noneho ubu kubera ko turi mu iterambere rero, kandi pe hano kuri hari ibintu umuntu akora kubera ubujiji, umuntu wize atakora pe. Hari ibintu umuntu utarize akoreshwa n'ubujiji, ubu ngubu atakora yarize. Kuko nk'ubu nanjye nize teoloji ho, baratwigishije, abavugabutumwa baraduhugura, hari ibintu twasanze twakoraga mu bujiji ubu tutakora. mwajyaga mukora mutabizi ko ari ubujiji. None batwigishije, baduhuguye, batwinjije mu mahugurwa, dusanga hari ibintu twakoze ubu tutatinyuka. Ngayo nguko birahari. Yego, hanyuma rero ndagira ngo mwakire ijambo ry'Imana waduteguriye rifite iriya sanganyamatsiko. Isanganyamatsiko y'ijambo mfite, intego y'ijambo, intego y'ijambo niryo
kurinda ubwera bw'Imana. Kurinda ubwera bw'Imana. Ubwera bw'Imana. Haleluya. Ubwera bw'Imana. Yego. Kuko kutarinda ubwera bw'Imana, Yego. hari ingaruka nyinshi Yego. zizaba ku muntu utari burinzi. Yego. Ndetse tukiri no muri iyi si, hari ibizamubaho. Yego. Kubwo uko ataburinzi. Yego. Ubwera bw'Imana yamenye, yakurikiye. Yego. Ndakwakiriye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 19, turahera ku murongo wa 27. Yego. Titire y'amagambo iravuga ngo iby'abarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu. 27 baravuze ngo maze Petero aramubaza ati dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicarana ku ntebe 12, mucire imiryango 12 n'ibiri y'Abisiraheli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa amasambu ku bw'izina ryanjye azahabwa ibiruta inshuro 100, kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Ariko benshi ab'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Iri jambo rirasobanutse. Yego. Petero agira atya, akurikira Yesu n'izindi ntumwa. Yego. Petero yari umunyabwenge cyane. Ageze hagati abaza Yesu, aravuga ati ariko ubundi ibi bintu turimo nta ntego yabyo. Yesu aramubaza ati mwigisha, ko twasize ibyacu tukemera kugukurikira, tugasiga inka, amatungo, mbese arabitondora. Yesu amusubiza ijambo rikomeye, aramubwira ngo abantu mwemeye guhomba ibyanyu mukankurikira, mwasize abagore, imitungo, inka, abana. Yesu aramusubiza ngo ku bantu basize ibyo byose mukemera kunkurikira, mukiri muri iyi si nzabakubira inshuro 100. Yego. Ikindi nzabahemba n'ubugingo buhoraho. Yego. Muri iri jambo inyuma haravuze ngo abambere bazaba abanyuma, ab'inyuma bazaba ab'imbere. Yego. Yesu araduhamiriza ku bantu bakurikiye bagasiga ibyabo. Noneho hari abantu batasize ibyabo kubwo guhomba. Yego. Kubwo gukurikira Yesu hari abantu batabihombye. Yego. Dore urugero, ni gute nicara mu materaniro nkumva umuntu ngo ni umusambanyi? Ni gute njya kumva nkumva Imana iravuze ngo abasambanyi nibihane? Ni gute njya kumva nkumva abarozi mu matorero ngo nibihane? Ni gute njya kumva nkumva ibintu nk'ibyo byaha ubundi ntago byakakwiriye kuba mu nzu y'Imana? Haleluya. Byagakwiriye kuba mu bantu bari hanze. Imana iturengere. Hari abantu batasize ibyabo baje mu rusengero bafite business bakina. Hari abantu baje mu rusengero bishoramo bagisambana, bakiroga. Abo nibo batuzengereje, baduteje akaga. Imana iturengere. Ku bantu bahombye ibyabo rero Yesu akabahamiriza, akabona ko bahombye ibyabo kubwo kumukurikira. Mbazaniye itangazo rivuga ngo tukiri muri iyi si azadukubira inshuro 100. Mu nshuro 100 harimo kubaho neza, mu nshuro 100 harimo kubyara, harimo gushaka, harimo kurya tugahaga, harimo kwambara neza. Mu nshuro 100 aravuga ngo ariko ikirenzeho nzabaha n'ubugingo buhoraho kuko mwemeye guhomba ibyanyu. Urugero, nanjye hari ibintu nahombye.
hari ibintu nahombye kugira ngo ngewe nkurikire uyu mwami. Naretse byinshi mbirekeshwa no gukurikira Yesu, ntabuze n'ubushobozi. Ngewe nsengera muri ADPR, sinanywa inzoga kubwo gukurikira Yesu, sinasambana kubwo gukurikira Yesu. Aho ijisho ry'umugabo ritari, hari iry'Imana. Ubu hari ibintu nemeye guhomba, nanjye ndabizibukira kubwo kuronka Kristo. Ku bantu bemeye kubabara, turababazwa. Mbese ibintu bitugendaho kubera gukurikira Yesu. Hari amashuri twize, narashonje ndihangana, mwambara umwenda umwe ndihangana kubwo gukurikira Yesu. Rero yaravuze ngo abantu bahombye ibyo bintu byose, azadukubira ishuri 100 tukiri muri iyi si, azatugirira neza, tuzabaho dutuje, tuzabaho ariko tubone n'ubugingo. Roho nzima itura mu mubiri muzima, niyo mpamvu yagiye adukiza indwara zitandukanye mu gukurikira Yesu, tugahomba ibyacu. Yesu yankijije kanseri yo mu mabere, Yesu angirira neza. Hari ibimenyetso byinshi ngenda mbona kubwo gukurikira Yesu. N'akagasura ngewe mfite nuko nebeye kumukurikira. Ndasonza ndihangana, nambara umwenda umwe, murabona ko nambaye neza kuri kamera, murabona nambaye neza se? Nuko nemeye guhomba ibyanjye, byari inyungu zanjye, nemera gukurikira Yesu. Ndamukurikira. Ubu narashonje, umuntu ushonje Yesu yarangaburiye, Yesu yaranyambitse kubwo kumukurikira. Nkamunambaho, ngatotezwa mu miryango, turatotezwa mu nshuti, hari izo twaretse kubwo gukurikira Yesu. Turi kugenda tubona ineza ye. Se murabona asa n'umuntu ujya abana 12, njye abana 12 kandi barimo bariga. Ntago ntunze abana batiga iwanjye kubwo kubura minerivare. Ntago nkiri no mu buzima bubi. Yesu yampinduriye amateka kubwo kuronka Yesu, kubwo guca bugufiya nkamukurikira. Yesu yarankubiye, icyambere yampaye ubuzima bwiza buzira umuze. Ntago bahamagara abagore babasinzi ngo nzemo, kandi mbere nabo ku bantu bagiye bakurikiranye ibiganiro byanjye mbere nababwiye ko nari indaya, nari umusinzi, nari umusambanyi. Yesu angezeho asanze nigaragura mu ivata ry'ibyaha, arambwira ngo nimbeho. Ndashimira Yesu ko yampinduriye ubuzima. Ubu nanjye nkaba ndi umugore ushima Yesu. Kubwo kuronka Yesu rero nkamukurikira, nkamutitiriza, hari icyiciro yankuyemo. Yankoreye ubukwe bwiza, imiryango iraterana, itorero mbona abapastora, abarimo, abadiyakoni bari inyuma yanjye. Mbona Yesu mu nyungu zo gusenga, mu nyungu zo gukurikira uyu mugabo, ahemba neza ntajya yambura. Ndamubashimiye, yatugiriye neza, yaduhaye kubaho tutari kubaho, aduha kurama tutari kurama. Tuba twarapfuye kujya mu kabari, ugasohoka ntaho gukubisa vide, ukazenguruka ububyiniro, urara wasaze, wambaye za mucikopana za mini. Mana, Yesu yagize neza. Murabona ko nambaye neza nk'umubyeyi. Ntabwo icyiciro nari ndimo aricyo nkirimo kubera gukurikira Yesu. Amen. Hari ibyo naretse. Yego. Hari ibyo naretse. Amen. Mbona Yesu nanjye ngiriye icyizere, ampindura umuntu w'Imana. Sinterwa ipfurwe no kwitwa umurokore, sinterwa ipfumwe nubwo abantu babivangavanga bakabyiyitirira atari ibyaho. Ngewe sinterwa ipfurwe no kwitwa umurokore kubera ko Yesu yangiriye neza. Yego. Yaranzahuye. Amen. Yampinduye icyaremwe gishya. Amen. Niyo mpamvu nanjye nicaye mbabwira Imana nabonye. Amen. Dufite ibihamya ko ari Imana igira neza itabara. Amen. Yajyaga imbwira ko izanyambika, nambara neza. Yajyaga imbwira ko izangaburira, yarangaburiye. Yarambwiye ngo izambesha muri uyu mujyi. Nta nagabo nafite gusohoka muri uyu mujyi ngewe. Ntabwo bibaho. Uzagumamo? Nzaguma muri uyu mujyi. Twashaka bubaka amataje yonyine, nzaba mu itaje, ariko ndi i Kigali kuko Yesu yavuganye nanjye. None umuyaga waho ukaguhuha? Ntabwo bibaho. Hari icyo twamenye. Pawulo yaravuze ngo shobozwa byose na Yesu, na Kristo uduha imbaraga. Yego. Niwe nishingikirijeho, nishingikirije ku maboko y'Imana. Nanjye nyine urabyumva, ibishoro n'ugukizwa. Kugira ngo ngume muri uyu mujyi, n'ugukiranuka, nkagerageza. Ibishoro n'ugukizwa, n'ugukizwa neza. No muri Covid muraba waraje, bataha n'amaguru, bagenda n'amaguru. Bese abandi bajya gucumbika,
tubona Imana irahadutambukije. Nge no muri covid nari maze imyaka myinshi ndi mu ishuri ry'inzara. Yesu yankuye mu ishuri ry'inzara arangabura muri covid. Atubesha abana banjye bararya barahaga, nanjye ndarya ndahaga, amatama aragenda aratendera. Gwere ni kitwereka kuri dukomeza kubana n'Imana neza, tugakizwa ibintu byose bizakunda. Yes. Ngaye nguko rero Alisa, abeshi bagiye bagutega amatwi baravuga bati wenda se nta kuntu natwe twafata ku mavuta nka Alisa. Alisa we yashoboka bakubona bambona gusura biremewe? Biremewe rwose. Ujya usengera abantu se? Sengera abantu. Ubajyana he, mu butayu cyangwa mu rugo? Ya butayu ntago bukemewe. Nta buremewe, ahubwo kitemewe n'akavuyo nyine. Ntago wafata abantu ugiye kubasengera bajyane mu butayu. Na Yesu agiye guterera umusozi yari yihengetse abigishwa, yatoranyijemo 3. Yatoye 12 ariko ku musozi agatoranyamo 3. Yego. Ubu gusenga ni byabaye forode. Kajagari karacitse. Icyakora gusengera umuntu sinabura kumusengera. Hari abantu baba barwaye bababaye. Dore ko buhateho n'imbaraga mbe abarozi bigeze abatekinisiye. Hari umuntu ubabaye, hari umuntu uri mu buzima bona budafatika. Tumufasha gusenga Imana igahindura ubuzima. Yatugiriye neza, nta muntu itazagirira neza, nayiba hafi. Yego. Yego, ndagushimiye cyane Alisa. Murakoze. Umuntu agushaka yakubona kuri nimero yawe 078 079. Yego. 185. Yego. 185 nanone. 5. Amazina nitwa Mukakwigira Alice. Ariko izina banziho cyane nitwa Mama Sweet. Mama Sweet. Alice, ndagushimiye. Wakoze. Mama Sweet. Ufite umwana yitwa Sweet mbese? Sweet. Munini kubi nkanjye. Reka. Icyuki nkawe. Ubundi ukunsa ni kwasa. Uko nasaga kera ni kwasa. Ubuse bworaza nabi. Oya narashaje, amavuta ari kujya kubana. Yo mpamvu ndi gushiduka mbona mbyara abazungu, ibi byabaye. Abana ndi kubyarira mu Gakiza ziko bazara abazungu sinabakweretse. Ntabwo amenya kara abanjye. Kubera gukiza. Mbese amavuta ndarashaka, amavuta n'ubu ndi gushaka, n'uburega ndi gukorera Imana. Ndugukorera Imana. Ajya kubana. Mbese amavuta ngewe ndi gushaka ari gutuma mbyara abana b'abazungu. Natemberanye abana kuri Noheri muri rompuwe bangiye nyine bose. Mbona uza amafaranga twamanukanye. Abazungu abacu rukada. Amavuta ndi gushaka ngende besha abana nzabyara mu masengesho. Ati nshaka umwana mwiza. Ushaka kubyara undi mwana? Oya n'umugenzi nzabyara. Oya seka. Njye abana nsigaje inyuma ndabazi. Oya. Nukuri. None uzabajya pa kugize senka. Ngewe. Abimana yagennye ko nzabyara bose nzababyara. Abo nsigaje inyuma ndabazi. Ndagushimiye cyane. Murakoze.